ngo James yamurongoreraga umugore abizana imihanda byaje kurangira gute? Niba ufitanye amakimbirane n'uwo mwashakanye ntabwo bikwiriye kuza ku mihanda. Ubundi mu mboni zanjye ni abantu batatu bakwiriye kubimenya, mwebwe babiri n'Imana yanyu gusa, cyangwa se nkaho bidahagije imiryango. Icyo gihe nabyo biba byarenze ihaniro. Ibyagiye mu miryango tayari uko bisohoka mu rugo, banza wumve uko bisohoka mu rugo rwanyu niko birushaho gukomera ku rwego bitazakemuka. Biramutse ari byo nibyo ndi kukubwira. Ibyageze ku mihanda rero byo finish, byarangiye burundu. Uriya mugabo wanitse ku mihanda, uriya mugore wanitse ku mihanda azongera kugirirwa icyizere na sosiyete gute? Wese ubwe hubwo azongera kwigirira icyizere gute? ko bavuga ngo ni ukuvuga ngo aruhura umutima. Kandi abagore nibo bakunda kuza imihanda cyane. Hanyuma undi mugabo azagukunda ate ko azavuga ngo ninjye uzaba the next, azahita nanjye anshyira ku mihanda? Ahubwo reka nkubaze, ahubwo wowe ni uwuhe mugabo wenda gutwarira inda utari uwawe? Ntabwo njya ntwara abagabo b'abandi. Arewe comment ari byo byuzuye, sibyo biri ku mihanda. Ahubwo sinzi impamvu abanyamakuru batagushaka ngo nawe usobanure ukuntu utwara abagabo b'abandi. Ntago nakirirwa nanabivugaho. Umva none mbikubwira, kubera ijwi ryawe abagabo warabarangije. Ko bivugwa ko ibi bintu bishobora kuba ari prank rero bye n'umuryango bya James na Olive, dore ni n'abaturanyi bawe. Barashaka ibirayi byabuze, barashaka umuceri wabuze, sibyo? Ku isoko rwose ibintu birakomeye. Kandi niba akazi kabo ari kuri iriya cano mwanyeretse bizakugiraho ingaruka, twatandukanye. Harya batandukanye buriya birabanejeje, barishimye. Kandi gutandukana kwanyu byaba byiza rwose, mbisubiremo nk'uko nabitangiye. Asengere kugira ngo ibi bintu babyibagirwe, bibe ukuri bibe prank. Asengere kugira ngo byibagirane. Kubera iki byibagirana kandi nafite YouTube channel ari gukora ibiganiro? Ntiwabonye ko ari mutoya se? Ntiwabonye ko ari umugore mutoya? Yego. Hanyuma se ubu ninjya kumurambagiza tukabana, nzaba mfite icyizere gute ko mu mwaka utaha atazanyanika imihanda nanjye? Kubeshya ntabwo ari icyaha gihanwa n'amategeko bitewe n'aho waba wabikoreye. Nicyo wabwira uno mupapa? Uriya wundi nataha ajye mu rugo, nako ari mu rugo. Naze kuri kamera agaragare avuge ko ashyize iherezo kuri iyi prank, kandi ko yumvise inama agiye gukora ibintu bizima. Uretse turebe mu kiganiro, mbanze nkwereke ukuntu ari prank. Mu kiganiro kanze mbikwereke rwose ko ngiye gukwereka umuntu akarira kuriya. Nyine ngiye gukwerekera ahantu bibera prank. Kurira se uretse ngiye utabishobora, abandi nabo byarabananiye. Ntabwo ashobora kurira. Twitahe. Igitaranyo cya byose ni prank, c'est tout, ni prank. Ngashyira miko. Urabibonye? Ni prank iyi ngiyi rwose. Gusa ni umukinnyi mwiza, abarambagiza abakina amafilime. Yakinaga na filime ariko. Ni umukinnyi mwiza, aractinga neza. Gusa amenye ko tuzi kubireba. Rwema guha umugisha, urakoze cyane. Reka tuvuge nakagaruka. Murabeho. Perezida w'imihanda sha. Aha. Gasaro TV. Bakunzi ba Gasaro TV tubahaye ikaze aho muherereye mu mpande zose z'isi, tubasuza cyane abari mu Rwanda n'abari ku isi yose mureba ibiganiro byacu. Wafata umwanya wawe rero ukareba ibiganiro byacu, ukaduha inyunganizi uko ubyumva, uruwingenzi kuri twe duhora tubashimira.
twakiriye Rwema tugiye kuganira byinshi bitandukanye, mwarimu namukumbuye ndabizi. Rwema tugwaye ikaze nanone nakagaruka, reka mvuge gutyo. murakoze pe murakoze. Ndabona ugihuzeho hari umuntu gatoya. narindi gusubiza message Yihutirwa. yanyandikiye kare kandi sinabibona. Nuko igihe wari urimo wintroducinga rero ndavuga ngo reka dutanguranwe. None urantanze. Ndagutanze ko nta kibazo, ariko njya mbona abantu benshi bagushimira ngo bakunda uburyo ki ukora ikiganiro ngo utari mu matelefone. Ubundi nibyo mba nshaka. Na ubundi yagombye kubizimije. Ngo ugira discipline, njya mbona benshi kubera babivuga. ko kuyizimya nanone ari bibi. Ubwitonzi bwiza no kuyishyira muri silencer mode, sibyo? Yego. Noneho cya gihe ikiganiro kimara isaha kigasanga abampamagaye wenda bakambura. Yego. Nuko nanjye nkabahamagara nk'iyegisiza narindi muri ibi nibi, sibyo? Ubundi ni byiza ko abantu baguhamagaye kuri telefone bakakubura. Ikinyabupfura cyiza nuko nawe wongera ukabahamagara. Telefone ikunda kuvuga ngo call back. Call back. Nicyo byigisha. Ukaza kumuhamagara ukiyegisiza ko yakubuze, ukamenya rero nicyo yagushakiraga. Yego. Iyo rero uzimije telefone, abantu nyine barabuhamagara bikaba nimero compose. Bityo wenda ikintu cy'ingenzi bagushakiraga kikaba kiratakaye. Yego. Ntibongere no kuguhamagara, ayo mahirwe bakayaha abandi. Ariko iyo umuhamagaye nyuma ugasanga atarayatanga, arongera rero akakugaruka. Cyane ko wowe uri no mu kazi. Bashobora kuguhamagara ari akazi. Kenshi dutangira ikiganiro tutaragitangira, ibi byose nagombye kuba nabikoze tutaragitangira. Yego. Noneho bigahita biba tugiye gutangira. Nkahita nsanga iyo message iri important cyane, nkuko n'ikiganiro kiri important, byose nkabikorera ari. Ndabona mu minsi iri imbere ari ukugira secretary ntabwo bizakorohera. Secretary wanshobora. Naze kabisa. Oya uzajya uha telefone akabwira, cyangwa se ukajya wandika kuri status niba ziko yabishobora. Umuntu uza kumbura mbaye muze yongere nyuma y'isaha imwe. Kuri status s'abantu bahareba ni bangahe? Urebega abantu bake? Ntabwo ufite abantu benshi. Buriya se uratekereza ko ari bangahe? Nka 800 cyangwa 600 gutyo 700. Nabo ngabo bagomba kuba ari abo ngabo rwose. Nibyo rwose. Kuko nkurikije ukuntu maze kumenya wowe. Oya niba nge ndebwa n'abantu 370 ingahe cyangwa 300 kandi nari nka Rwema mpita numva range noneho uriho. Niyo mpamvu rero aka kanya wari umeze neza, ariko nta kibazo, urashima Imana. Yego nta kibazo. Mu buryo busanzwe. Ubudasanzwe nabyo no. Ayo budasanzwe haba harimo utuntu twinshi. N'ubudasanzwe nuko bimeze neza, twabonye umucyo. Nta mvura n'uruzuba bikabije. Yego. Ariko izuba riri hafi kuza. Rwe rimwe na rimwe kandi niba izuba riri hafi kuza, imvura nayo igiye gukara. Ego. Tugeze mu kwa gatanu nibyo. Abantu benshi rero bamaze kumenyera ndetse baragukunda pe. Kuko iyo mbonye comment z'abantu nkabona ngo uyu muntu ngo reka ndindire Rwema, mpita nibaza ariko Rwema amaze kuba uburozi mu bantu. Uburozi mu buhe buryo rero? Niba abantu baje bakavuga ku kintu ariko nkaho bidahagije bakabona ko bategereje Rwema, ubona biterwa n'iki wowe? Naba nkubeshye. Wenda nuko bakunda ibyo mvuga. Ahubwo buriya bakunda ibyo mvuga. Icyo ahubwo nanjye nicyo twahurizaho. Abandi bavuga ko ngo uvuga ibintu biri hejuru cyane. Hari uwanditse ngakurikira ibiganiro byanjye, ariko hari igihe ibintu uvugamo ngataba biri kubyumva neza. Ati Rwema ndamukunda, ariko ikibazo cye ngo ikiganiro ndagikurikira ngo hari ibyo numva rwose ngo nkumva bisa naho ari bishya kandi bisobanutse. Ngo rongo bisaba ubisobanure, kandi wa mugani Rwema arazimiza. Nanjye ari igihe rwose biba bigoranye kukumva kandi turi kumwe. Nibyo ni ukuri. Kwe muzi yaranje rero mujye mwumva. Nuzana wa muntu uzajya
akuba hafi bizajya bitworohera tuzajya tumubaza ko n'igihe dutinya kukubaza ngo dusobanukirwe kurushaho tuzaduhita we tumubaze se avuze ngo iki dusobanuye mu magambo arambuye. kera Yesu akiri muri iyi si ego yajyaga akabigisha abantu bose akabigisha, noneho byarangiye rero bakihererana babandi 12 bakamwihererana bati tubwire bya gihe bya bindi wavuze ngo wavugaga ngo iki. Reka turebe uwo murongo mbabwire yavugiraga ngo mu migani. ndetse ndebe ihangane gato nta kibazo. Rwema ariko akunda gukoresha imirongo muri Bibiliya. Rwema ugiye kuzatuma ngura Bibiliya. ni ngombwa rwose. Turajya muri Luka sibyo? Yego. Muri Luka igice cya 8. Titre y'amagambo ni umugani Yesu yarabaciriye, umugani w'umubibyi. Ngo nuko abantu benshi bamusanga bavuye mu midugudu yose, bamaze guterana abacira umugani ati umubibyi yasohoye imbuto, akibiba zimwe zigwa mu nzira barazikandagira, inyoni zo mu kirere zirazitoragura, izindi zigwa ku kara, zimaze kumera ziruma kuko zihabuze amazi, izindi zigwa mu mahwa, amahwa amerana nazo araziniga, izindi zigwa mu butaka bwiza ziramera zera imbuto imwe 100 indi 100 bityo. Amaze kuvuga ibyo avuga ijwi rirenga ati ufite amatwi yumva niyumve. Nuko abigishwa be bamusobanuza uwo mugani. Umva yayigishije abantu benshi, noneho arababwira ati ufite amatwi yumva niyumve. Baza gutaha rero, tugeze aho abigishwa bamwihereranye baramusobanuza ngo nabasobanurire, nabo ntibumvise. Arababwira ati mwebweho mwahawe kumenya ubwiru bw'ubwami bw'Imana, ariko abandi bo babibwirirwa mu migani, kugira ngo kureba babirebe ariko be kubibona, no kumva babyumve ariko be kubisobanukirwa. Dore iby'uwo mugani rero nibi ahita basobanurira. Yego. Nanjye nshobora kuvuga ibintu byinshi bitewe n'abo nshaka ko babyumva. Message yawe abayumva bakayumva. Yego. Kandi wibuke ko ngewe mba nshaka ko humva umuntu umwe cyangwa babiri, abo baba badahagije batatu, kandi baraboneka kurenza aho rwose n'amahane. Naba nshaka ka 8 sibyo? Yego. Ubundi nkongera nkababwira ngo ndi responsable w'ibintu mvuga, twa responsable y'ibyo twumva, ibyo mwumvise sibyo? Yego. Umunsi mukuru witeguye gute? Kugeza ubu ngubu ikirori cyashyushye. Kugeza ubu ngubu ibintu byose byashyushye sibyo? Yego. Byashyushye. Byashyushye gute se? Gusa ntabwo ndanzi niba muzaza. Ntabwo tuzaza kandi waradutumiye. Niki cyaturuza kuza? Ariko cyo hasigaye iminsi 3 sibyo? Kiyo tariki twamaze kwifatiraho gahunda ko tugomba kuza. Siko bimeze? Mfite iminsi 3 niyisigaye. Yego. Hanyuma abantu bazaza, bamwe benshi baranyandikiye barambwira ngo bazaza. Abandi benshi buri wese ashaka impamvu ze. Sibyo? Yego. Icyo nzi ni ngewe uzagira anniversaire kandi nzaba mpari. Na ya keke ihari. Ibindi byose niyo bataza. Ku muhanda hazaba haparitse abamotari, ni bataza nzahita mbabwira binjire tuyiri twitahire. Oya ntabwo wabura na bake baza. Bakeya nyine bazaba ari bakeya. Yego. Ashobora kuza 3. Umwe ni wowe numvise wabyemeye. Ubwo abandi 2 koko bazabure. Oya bizagutungura, ahubwo ndumva gihazaza abantu benshi cyane. Ibintu bizagenda uko utabipanze, niko ndi kwiyumvamo. Nta kibazo. Ibintu byinshi bikunda kutugendekera n'ubundi uko tutabipanze. Niba watumiye uriya muntu ashaka kuzana n'abandi bantu 2.
watumira umuntu wo muri famiye akazana n'abantu bane rero ube harya rwose fanta igura ngahe? biterwa n'aho biri kubera hari iya 800 hari ay'igihumbi hari ayigura 200 aho bizabera nzi ko fanta igura 1,000. fanta igura 1,000 ubwo nihaza abantu 200 cyangwa 300 sibyo ni 300 kandi ndayafite sibyo ntago tuzarya tuzamafanta kurya gusa na keke kurya tuzarya keke ibiryo umuntu ushaka kurya azigurira oya umuntu ushaka kurya n'ibiryo yego akanda akanyenyeri ampe 10,000 nuko ambwire n'ibyo azarya sibyo bitewe n'ibyo umuntu azarya hagati y'10,000 kuzamura humura uzayarya rwose humura uzayarya sibyo wowe uzarya nkangahe? njyewe njye niyo ntarya nta kibazo niyo warya nta kibazo niyo ntarya ubu nzigisha kuvuga icyo kigekane niyo ntarya siko mvuze wowe uravuze ngo njyewe niyo narya njyewe niyo ntarya nta kibazo ntubyeditinge abantu babyumvise njyewe niyo narya nta kibazo ntarya ubikosoye nyuma baze kubyumva nta kibazo ariko ntekereza ko kujya mu kirori cy'umuntu icya mbere ntabwo ari ukurya cyangwa se kunywa burya umuntu yagutumiye ukifatanya nawe mu byishimo niyo wanywa fanta ugataha ntabwo ntekereza ko kuza mu birori impamvu abantu nge mbazi mu kirori utumiye abantu urumva ntibarye cyangwa se ukabatumira ugahera ku biryo sibyo iyo bahereye ku biryo bahita bigendera yego nka rya jambo ntaryo baba bacyumvise sibyo ijambo nanjye nshaka kumva ndi kuvuga nanjye ubwanjye nzaryumva bifitiye amatsiko ubwawe nziyumva yego ariko uzi kugira imyaka 1/2 cy'ikinyejana reka tusipoze yuko nzamara imyaka 100 ubwo urumva nsigaje kubaho yindi 50 noneho ntuzi ko nkunda kubabwira ngo ngiye gutangira igihe cy'ubusore bw'ubusaza bwawe ni ukuvuga ngo harangiye rero ubusaza ugiye bw'ubusore ndangije ubusaza bw'ubusore bwanjye yego yagiye gutangira ubusore bw'ubusaza bwanjye yego ni urugendo noneho ngiye gutangira mbizi neza kuko imyaka yose mpereje inyuma y'umugongo cyari igihe cya teori n'imyitozo ama exercice amateori yose y'ubuzima ubu rero ngiye kubaho muri practice buri munsi wa buri cyumweru cya buri kwezi kwa buri mwaka nzabibaho ndi muri pratique ubwo rero nkeneye kwiyumva kuri uwo munsi nanjye nkeneye kumva ibintu bizansohokamo nibwira mbwira abo nduta n'abanduta n'abo mu kigero cyawe bose bazaba bahari abo tungana abo nduta n'abanduta nanjye ubwanjye urumva ubundi ibyo nibyo biruta ibiryo nanjye se siko navugaga ariko nabwiye abantu ngo bazaze batariye kuko nzi ko tuzarya ndongera ndababwira kandi ngo bazabwire mu rugo batateka kuko bazagera mu rugo n'ubundi bahaze ubwenge buzaba bwariye n'igifu cyariye hanyuma ndongera ndababwira icyo kwitondera ko kubera yuko tuzasoza 3:00 z'ijoro buri wese azamenye aho yaparitse igare rye cyangwa agatike ka moto n'uzagenda n'amaguru azabitegura yego n'abazarara bazabitegura sibyo yego ibyo nibyo by'ingenzi kubwira abantu kuri uriya munsi yego naho ibindi byo ntabwo ari ingenzi cyane ndashimira abantu bankandiye akanyenyeri
ngo akira ngo uzagurire udufanta two kwakiriza abashyitsi. barakoze rwose kandi n'abandi bakomeze bagakanderega mbona komenti nyinshi ngo zikunda Rwema ariko niba ari komenti ijana ugasanga haguhaye 2 nabyo ni ibindi bindi. Kugeza ubu umubare narabanditse ni 4. Ni 4 rwose. 4 1 2 3 4. Yego narabanditse babakunzi bawe. Bana binyeretse urumva none se hari ikiganiro si nk'icya 3 dukoze niba atari icya 4. Yego pe tuvuga ngo bakanda akanyenyeri. 4 barabikoze n'ukuri kandi Imana ibaha umugisha. Hari n'abambwiye ko bazabikora kuri uwo munsi. Kuri uwo munsi Imana ibaha umugisha ariko n'abandi namwe mwivuga ko mukunda Rwema gusa kandi mutabimwereka. Oya buri muntu wese agomba kugira igisobanuro cy'urukundo akunda undi kandi ntabwo aragata rwose. Ngewe iyo mbonye umwe none 4 bose bayishakira umwe 2 byaba bashaka ko bihagije rwose 3 none babaye none harenzeho umuntu wese mwinshi. Ni mwinshi pe. Twebwe abantu nkatwe badukundisha ururimi. Ya badukundisha ururimi ariko ibikorwa ntabyo. Noneho rero iyo ugize amahirwe ukabona umuntu rero ubikora noneho bano bo aba 4 nkubwiye nta na komenti yabo barandika rwose mu kiganiro. Ni abantu biyizira inbox bakambwira ngo barankunda. Turakwikundira gusa cyane cyane Francine Francine wo muri Swede shawi warankunda. Hari Jackie yanantumye kumusurira umuntu we uba i Musanze. Umva ukuntu iyo umuntu ankunda nanjye ngomba kubimwereka. Ndahaguruka njye Musanze umunsi wose wa 3 w'icyumweru gishize. Ndagenda nuko nirirwana n'umuntu we musura amasaha make nyine ntabwo twiriranywe urumva hari amasaha yo kugenda no kugaruka tuyavanyemo nayo twamaranye n'umuntu nuko arishima ati ubu koko nawe uvuye hanze iyo ibwota amasimbi uransura binyuze muri Rwema. Turaganira ndangije ndamubwira nti dore ibyo twaganiriye n'ibi ngibi nkaho bo basanzwe bataganira ariko bavuga ati nkutumyeho umuntu wanjye nkunda atari voice notes ati ibyo ni byiza. Urumva abantu bakunda no kuntuma ubwo urumva urwo n'urugero rumwe ariko rw'umuntu yankandiye n'akanyenyeri arambwira ati akira nanjye ngure igazi 5 za fanta. Imana imuhe umugisha Jackie rwose. Urumva se ntakwiriye kumushimira n'ukuri kandi sindabona komenti ye mu kiganiro rwose. Egari n'abagukunda batandika amakomenti nibyo ndi kukubwira 4 bose ndi kurondora. Ariko harimo n'umukobwa wanjye se muvuze nti reka muvuge bamwumve. Buriya Jennifer yabaye umukobwa wanjye uri adoptive. Jennifer uhe wo ku mihanda. Narabonye ukuntu ahora ababaye neza mu biganiro bye mbona ibitekerezo by'ukuntu ari byiza ariko mbona akababaro yatewe no kubura ababyeyi. Ndavuga nti nkwigiriye umwana wanjye rwose aho mama wawe atari aho papa wawe atari ndahabaye. Imana igumugisha nuko mugira umukobwa wanjye nkaho mufite nk'ubona byaye mu mubiri. Yego rero sinzi aho nabivuze mu kiganiro baraza muri comment ngo ubuse ngo urarebye ngo usanga Jennifer ngo ari we mwana w'imfubyi ngo ubabaye ngo kurusha abandi ngo kuriye kubera umubyeyi. Nta muntu n'umwe mfitiye ideni ryo kubera umubyeyi. Nta muntu n'umwe mfitiye ideni ryo kubeshaho sibyo. N'uyu Yesu dutangiye tuvuga ijambo rye reka nkubwire hari benshi cyane bamupfiriye mu maso akabibara nk'aho ibyo bitabaye. Ntabwo yazuye abantu bose. Ntabwo buri munsi yahazaga abantu ibintu 5,000 ngo abahe imigati. Nubwo benshi bamukurikiraga ari byo bishakira. Ariko ntabwo yakoraga ibyo bitangaza buri munsi. Sinzi abantu igihe bazumvira igisobanuro cy'ubuzima.
ntabwo muri ubu byoroshye buzima ni wowe ubwawe uhangana nabwo, byakunanira ugapfa setu. Abantu bakagusezeraho, bamwe bakarira, abandi ntibarire, abandi ntibanamenye ko wanapfuye. Hari abantu bavuka bakarinda bapfa nta muntu ubimenye, urumva? Hari n'abantu bavuka bagapfa abantu nta n'umwe wifuza ko bapfa, bakibaza ikintu kibaye. Hari n'umuntu uvuka ku munsi we wo gupfa abantu bakishima, yego, bati tugize amahirwe, cyari cyaratuzengereje. urumva? Ubuzima ni uko bwubatse, nta formule. ugiriye ishyari ko Jennifer natangaje ku mihanda ko abaye umukobwa wanjye, wowe hari ko atari wowe ubibaye, none se njyewe naba umubyeyi w'abantu bose? Buriya nawe uwawe arahari, yego, uwawe umubyeyi arahari. Niba adahari kandi uri imfubyi, ntabwo ubaye uwa mbere. Hari abagutanze kuba imfubyi, nawe ukurikiraho, hari n'abazaza nyuma yawe. yego, Uko byamera kose ugihumeka, ni wowe ugomba guhangana n'ubuzima. Ibibaye kuri umwe ntabwo bigomba kuba ku wundi, sibyo? yego, Uwa kane reka mbe muzigana, nta kibazo, sibyo? Kuko yarenzeho n'ubundi, bari batatu, ntacyo aza kutumarira, Uyu ariko wa rero kane- turamushimiye. uyu wa kane nawe turamushimye, sibyo? Dore ko turi gushimana n'izindi promese ziri inyuma. zizaza muri future. haracyasigaye iminsi 4, urumva ni myinshi. Yeah. Ariko buri wese, ariko abatazashaka ko bavuga nuzabavuge, kandi ubwo sinzi nka ba Jackie niba barabikubwiye sinzi aho ko bikuye. Impamvu navuze amazina rimwe rimwe Yego. nuko ntazi niba Okay. byabashimisha mbavuze. Yego. Hanyuma uyu wa kane rwose, icyayi nakubwiye ngo Imana ibihari turi kumwe hano, niyo ikubwiye ko wa kane yambujije kumuvuga. wow. Cyakora icyo nzi cyo ngiye kumuvuga, yitwa Uwizeye. Ariko atari Uwizeye turi kumwe hano, nawe yitwa Uwizeye. nawe yitwa Uwizeye. Nagira ngo utaba confused, sibyo? nawe Imana imumugisha, izina rimwe na kintu ritwaye ntacyo ryica. Twikomereze ku zindi ngingo. Yego. Ndahera kuri iyi ngingo sobo. Iyo ushaka. Akabanyamihanda uzajya ubyisangamo rero ibintu byagoranye, kandi ugasanga benshi barizera ibyo Rwema avuze, cyangwa se ubusesenguzi bwawe nibwo benshi bizereramo, ukabona ko amugani rimwe na rimwe Rwema hari ibintu uvuga bigasa n'ibisanisha n'ukuri. Reka njye kuri iyi ngingo. Sinorivu bazi Ntabwo mbazi. wababonye ari uko mbakweretse, wisanga ataba abantu ko nabazi nabahiye. Ubona umuntu yasenya akajya kuri YouTube channel akaba yabivuga. Barahari benshi, nibo bahari ahubwo. Nibo bahari benshi, ariko ntibikwiriye. Mugire privacy, vuga ngo privacy. Mureke kwishyira ku mihanda, mugire ibanga. Niba ufitanye amakimbirane n'uwo mwashakanye, ntabwo bikwiriye kuza ku mihanda. Ubundi mu mboni zanjye ni abantu 3 bakwiriye kubimenya, mwebwe 2 n'Imana yanyu gusa, cyangwa se nkaho bidahagije imiryango. Icyo gihe nabyo biba byarenze ihaniro. Ibyagiye mu miryango tayari uko bisohoka mu rugo, banza wumve uko bisohoka mu rugo rwanyu niko birushaho gukomera ku rwego bitazakemuka. Biramutse ari byo Nibyo ndi kukubwira. Uko ibibazo urugo rufitanye, urugo hagati y'umugabo n'umugore, uko bafitanye ikibazo kikananirana kugeza ubwo gisohoka kikagera ku irembo, nkaho bidahagije bikaza imihanda, nibwo kiri kurushaho kunanirana ku rwego kitazakemuka. Ibyageze ku mihanda rero byo finish, byarangiye burundu. Uriya mugabo wanitse ku mihanda, uriya mugore wanitse ku mihanda azongera kugirirwa icyizere na sosiyete gute? Wese ubwe hubwo azongera kwigirira icyizere gute? ko bavuga ngo ni ukuvuga ngo aruhura umutima.
ntabwo ari byo, ni ikosa rikomeye cyane rinini. Bwa mbere uwo mutima uri kuruhura, sibyo? Uwo mutima uri kuruhura wamaze kugera imbere ku mihanda ku buryo bizagora undi muntu uwo ari we wese kukugirira icyizere. Kandi abagore nibo bakunda kuza imihanda cyane. Hanyuma undi mugabo azagukunda ate ko azavuga ngo ninjye uzaba the next, azahita nanjye anshyira ku mihanda. Reka duhere kuri wa mugabo w'umusirikare niwe wabanje cyane avuga ngo uwitwa James wari umuminisita ngo yamurongoreraga umugore. Ubabayeho ate? iyo nkuru ntayo nzi. Wari utarazi imihanda? Okay, nari ntarazi imihanda. Ariko uramuzi wenda ubwo biraje. Ntabwo muzi. Nta kuntu waba utayizi. Ngo James yamurongoreraga umugore abizana imihanda. Byaje kurangira gute? Uraza kujya ku mihanda urabibona. Sibyo? Oya bitubwire ni wazanye iyo nkuru nayo nzi pe. Ntabwo ari njye uyizanye kuko n'ubwa mbere byumvise nakubeshye. Wa mugani birashoboka ko byaba ari mbere. Mbere ryari? By'imihanda n'akasamo twenda kanyagwa. Iyi nkuru ubu waba utayizi? Ntabwo nari nakaza imihanda. Yaramuteye inda? James yarongoye umugore w'abandi yarangije amuterana inda? Si byo se mukora ku mihanda hari ikindi? Ahubwo reka 6 years ago. Ahubwo wowe ni uwuhe mugabo wenda gutwarira inda utari uwawe? Ntabwo njya ntwara abagabo b'abandi. Arewe comment ari byo byuzuye, si byo biri ku mihanda. Hari radiyo imwe ntibuka, ariko ushobora kuba ari radiyo Rwanda. Ariko uretse hari radiyo imwe ntibuka, ariko byanze bikunze ishobora kuba ari radiyo Rwanda. Sinzi ikiganiro cyabaga mu myaka nyine ya kera, itari myinshi cyane, ariko niba amaze kubyibagirwa urumva ko bihaciyeho iminsi. Barahamagaraga kwa kundi abantu bajya bakora utuntu muri intro z'ikiganiro. Yego. Ngo aro ngo twiyamye umukobwa wita Batamuriza. Umunyamakuru akamubaza ngo kubera iki umwiyamye se? Ngo atwara abagabo b'abandi. Ku mihanda ikintu gihari. Ahubwo sinzi impamvu abanyamakuru batagushaka ngo nawe usobanure ukuntu utwara abagabo b'abandi. Ntago nakirirwa nanabivugaho. Umva none mbikubwira. Kubera ijwi ryawe abagabo warabarangije. Ngo nicyo ngicyo ngo uwo munenze muri comment. Iyo comment narayibonye bagira n'inama umugore wanjye ngo yitonde, urumva? Ngo nazagutwara. Ngo yitonde ngo Gasaro yamaze abagore b'abandi ngo the next ni Rwema. Ngo ni Rwema. Ako se Rwe reka nkubwire. Rwose ntago nakirirwa nza ku mihanda gutwara abagabo b'abandi. Ndutwara abagabo b'abandi, abagabo baruzuye barandagaye. Ntago narinda rero nza ku mihanda rwose gutwara umugabo w'umuntu pe. Nyine abo buzuye bandagaye ugenda utoranyamo umwe nibo bari kurekarama. Okay. Nibo bari kurekarama, hari undi se wumvise arekarama. Reka mbisubizeho. Uno muntu namubwiye ngo uretse n'uyu n'undi wese uzi ko rwose afite ibihamya by'uko natwaye umugabo we ngiye Gasaro, uzabizana imihanda, ntuzazire ku icano yanjye, uzajye kuri icano yose ushaka. Niba ari na chat mfitanye n'umugabo wawe atari no kumutwara, uzazizana imihanda pe. Kubera ko impamvu bivuze Rwe, ngiye ntago nkunda kuba nagira umubano wihariye n'umugabo w'umuntu n'umugabo w'abandi. Umubano mvuga wihariye mushaka kuganira bisanzwe, ariko ibintu byo kugera ku nkundo kuki ntago ngiye nabikora. Sinanakunda n'umugabo wubatse. Abandi babikora se ubarusha iki? Abandi babikora ubwo niko ubwenge bwabo babwira, ngiye nuko ntabikora, niko umutima wanjye umbwira. Kuko ngiye hari akabazo rero ukunda kubaza abantu ngo ibi bintu uvuze ngo niba bitahurwa ko atari ukuri. Natwe tugiye guhamagara bagore namwe bakobwa batwawe abagabo na Gasaro, batwariwe abagabo na Gasaro.
kuri Rwema Solutions harafunguye Ni muze ukuri. tubahe mikoro muvuge Rwose mutange pe. ubuhamya n'ibimenyetso mushingiraho. Exactly, uvuze neza. Turashaka kwanika twari twarayobewe impamvu Rwose. Gasaro atajya yigaragaza kuri Ahantu kamera. bihuriye. Birahuye. kubera n'abagabo bandi se Oya impamvu none se umuntu yambwiwe ni impamvu iki? utagaragara kuri kamera ni iyihe? Ni iyihe? Njyewe Ko impamvu mpora mbibona no muri komenti. reka nyikubwire njyewe impamvu yanjye Mm. yihariye Mm. ni umurongo wanjye nahisemo kubera iyihe mpamvu rero Noneho uretse gato ubure- mbivuge niba ari umurongo ntabwo- wahisemo ntabwo uri rero. guhita utuma ndangiza Niba ari kuvuga. umurongo wahisemo rero ngaho ngwino hano bakureba. kandi aribyo ngubwira ko ari umurongo nahisemo bagiye kutazi imbere ya kamera ibyo Ni ukugira ngo ngubwira ahubwo abagabo badahondana imitwe. oya rwe umva mubwire rata buri muntu wese agira inzira ye njyewe ntabwo ndi umuhanga wo kujya Buri mugabo yibwira yuko Gasaro afite mu ifoto ari we wa nyawe. N'undi watunze akagira ngo ni we wa nyawe. Bose Oya. rero buri wese akimagina. oya rwe reka nkubwire impamvu sibyo ni ukuri kw'Imana kandi bitari ukubeshya ubuzima bwo kuba umuntu nyine public figure wo None kuri nsubize kamera iki? buragoye Nsubize iki umugabo yakanze akanyenyeri 300,000 narayama pe nanze no kugira icyo nyakoze ngo muhuze na Gasaro. uzaduhuze nta kibazo ariko Ntangire nyarye ni mu ntacyo buryo bitwaye. mu buryo nizere ko ari mu buryo bw'ubufana Ntabwo mbizi. we uzabanza umubaze rero maze ati ese Gasaro urashaka ko muhura mu buryo bw'ubufana mu buryo bwo gukunda ibyo akora cyangwa se nk'aho bidahagije urashaka ko muhura mu bundi buryo Apana muri ubwo bw'umugabo n'umugore. Ashaka kukubona. Urumva kumbona yaremeye nk'umukunzi yaremeye yishyura 500,000. tuzajyana na Rwema Abantu bose bashaka kubona Gasaro ku mpamvu zo kumubona gusa Nukuri ariko mukanda akanyenyeri. ariko njya nanabibabwira ngo umuntu ushaka kumbona hariho nimero zanjye ajya nyandikira uwo ari we wese ambwira ati Gasa Bakwandikira se? ndashaka Oya kuza ntabwo bizi ko nta bakwandikira. muntu urambwira ngo ndashaka kuza duhure Mm. pe uzabishaka azayandike kuri iriya nimero I'm ready nzakubwira rwose uze tubonane hari n'uwambwiye ngo uzambane ubwo uzaba uri gukorana na Rwema inzi rwose ni karibu murebe iyo nimero iri aho muzaze mu ndebe ariko njyewe rwe ushobora kuba ntabwo urabimenya ntabwo ndi umuhanga even if no kuvuga mu bantu benshi cyane birananira Ubu bishobora kubera wihishe inyuma y'icyo gitambaro. yego nje imbere ya kamera rero tukicarana gutya ngo ndi gukora ikiganiro ni ukuri kw'Imana sinabishobora Waje se ko bari buheditinge ngwino gusa ngwino twicarane baraheditinga. ntabwo nabibasha sibyo Uzi ko ariko buri kintu cyose kigira itangiriro ryacyo. njyewe rero ngira isoni sinabishobora ni ukuri kose niyo mpamvu rero naho kuvuga ngo ibiganiro iki rwereka nkubwire uyu mugore rwose niba ahari Abantu bashaka gukora kubona Gasaro mukanda akanyenyeri munanshyireho mujye mwandika message mumbwire yuko impamvu ari ukugira ngo mubone Gasaro. Nzabikora na anniversary yawe nzaba ndimo kwa 6 umuntu wese unshaka icya kabiri azambona bazaze kumureba muri ni ukuri anniversary. kw'Imana Biroroshye. biroroshye pe niba rero wa mugore nagutwara umugabo uzahamagara nimero ya Rwema 0786 sibyo kangahe 0786 ndi gusubiramo ibyo uvuga 5 5 na 5 harya na 5 5 na 3 5 na 3 9 urumva ko ayizi no mu mutwe. Ni mu byumva nawe uraje ati nuko oya nyizi kuva mbere simbiya ko nanjye wamaze gutwara umugabo w'abandi Rwembabara rwose uriya mubyeyi sinamusumbu rwose uyu mugore 0786555539 uzaze umuha ikiganiro muze ikiganiro musobanura neza ukuntu Gasaro yabatwariye abagabo. ariko ibaza umugore wabuze ngo ngazemera ngo uri imodoka ngo murekere umugabo ariko sha mwaba mufite n'amafaranga yo gutera inyoni none se wayifasha irihese shawo yayizanye nyine nayizane abaye ahari nuko rwe uyu muntu byatangiye ari ugutwika noneho nyuma yaho mbonye ukuntu nawe kugenda bavuga ngo ngo Gasaro ntiyabikora mbona nabigize pasono
ku buryo njyewe n'umwe se ko hari undi nawe wabivuze njye nabonye babiri oya ni reba njye nzi babiri buretse mbikwereke mfite screenshot oya biri kutujyana ni umuntu ufite user yego reka dukore ikiganiro oya nagira ngo mubwire rwose natuze azazahirwemo ikiganiro cyangwa se tureke wowe wenda ashaka kuvuga ati Gasaro akorana na Rwema yamubera uzajye kuri channel yose ushaka werekana ibyo bimenyetso rwose nubyerekana ati Gasaro yanwaye umugabo no kuri pe iyo ngingo turayishoje kandi rero n'umugabo batwara inzererezi nabonye yanarakaye ngo nise umugabo w'inzererezi rwose batwara inzererezi niba ari inzererezi bazamutwara umugabo niba ari inzererezi ariko rero umugabo uri smart bazamutwara se bamujyanaye wa mugore we ahubwo afite ubwoba bw'uko amugani wenda umugabo ngo yakunze ijwi ryanjye abantu barimo kwirengagiza yuko Bibiliya ivuga mu bundi buryo sibyo anatumye tunamuvugaho ntabwo ari njye utumye niwabivuze ngo abagabo b'abandi Gasaro yatwaye niwabivuze ariko twari mu turi kubonana n'umuyaga kuko ni na fake account wabona ari n'ikigabo cyanerese nka cyanga kikaba kirirwa cyandika byo ngibyo nabyo se n'ibishoboka kikaba kiri kunsebya hari icyo Bibiliya ivuga ku abagore bakwiriye gutuza kwanza bitewe cyangwa ari n'umuntu nyanga wa mugani nabyo birashoboka sibyo Bibiliya ivuga yuko abagore 7 urumva basuzura ku mugabo bazaza bakabwira rwose umugabo bakamubwira bati tubabarire ibyo kwitunga rwose tuzitunga sibyo ariko utubere umugabo abagore 7 bose babyumvikanyeho sibyo babyumvikanyeho yewega umugabo ariko nidiru bigezaho abagore 7 aza bakatunga umugabo umwe oya umugabo umwe iyo bitekereje mva binsekeje ariko umugabo azaba yicaye nta kintu ari gukora ibyo bintu bisomwa muri igitabo cya Yesaya igice cya 4 ku murongo wa 1 uwo munsi ntabwo nzi niba warageze ariko ibyo ari byo byose uri hafi nkurikije ibibera ku mihanda uwo munsi abagore 7 bazajya ku mugabo umwe bamubwire bati tuzitungirwa n'ibyo kurya byacu kandi tuzajya twiyambika ubwacu ariko uduhe kwitirirwa izina ryawe udukize urubwa rw'abantu mama ubundi nta mugore n'umwe bitabera kubaho afite umugabo yitirirwa sibyo igihe rero kiraje kigere abagore 7 bajye bishyira hamwe rwose bagira umugabo umwe ahubwo abazaba banjye babe biyandikisha hakiri kare babe bakanda akanyenyeri kwiyandikisha no gukanda akanyenyeri naho dukomeze nawe nyiramama ngo na depression waneye koko ngo na trauma mfite kubera wowe Gasa ariko sha muzi gutwika basha muzi gutwika ariko mujye mutwika kirandi rimwe gatwikire muri comment zanjye rwe reka mbe nkwanditse oya muri 7 oya pe okay urakoze wowe kubungabanyirije umutwe reka rwose imyaka yanjye rwose sha umva mu bintu nyeneye sinyeneye abagabo ku myaka yanjye cyane rwose ni mwe mwihanga uzabikenera 7 baruzuye mvuze ngo nafunze imiryango oya pe twagiye uzi ibyishimo by'umugore rwe nuko bidashoboka umugore ashimishwa nuko umugabo yaba we wenyine akamwiharira ari umwe akamukundwa akazi ntabwo umugore ashimishwa nuko asangira umugabo n'undi muntu ari nayo mpamvu rwose mana buriya se muri Islam icyo gihe baba barapfuye nyine nibyo nkubwira nese baba bishimye sawa muzatubwira ari nayo mpamvu njyewe kubera nzi agahinda byatera n'umubyeyi rwose sinakunda n'umugabo abandi reka twisoreze rwe none mu bivugwa rero ko bivugwa ko ibi bintu bishobora kuba ari prank rero byeyi n'umuryango bya James na Olive dore ni n'abaturanyi bawe rero niba ari prank barashaka ibirayi byabuze barashaka umuceri wabuze sibyo
ku isoko rwose ibintu birakomeye, kandi niba akazi kabo ari kuri iriya cano mwanyeretse barashaka viyuzi. icyo nababwira ni uko umuntu rwose ukureba ari mu Rwanda nta kintu byinjiza, hinjiza ibintu abakurebye bari hanze. Mushishikariza abantu bo hanze kubareba, ariko sinzi niba viyuzi z'umunsi umwe cyangwa ibiri hari akamaro zimaze. Buriya niyo mpamvu ubona ngewe cano yanjye ya Rwema Solutions mba nshaka abantu bake ariko bazahaguma. Niba rero twaje kubera ibinyoma watubwiye, urayabona uwo munsi uko kwezi muri make, ikindi kiganiro ntabwo bazaza kubera yuko uri umuntu ubabeshya. Hanyuma ukaza gutwika ngo umugabo wanjye twatandukanye mubiziranyeho kugira ngo mubone viyuzi. Za viyuzi urazibona ukwezi kumwe kuno konyine, nyuma yo kubona yuko mwababeshye ntabwo bazagaruka. Kandi bantu mufite ama YouTube channel ya YouTube ni kimwe mu bintu byaguteza imbere rwose imyaka myinshi, ukazanayiraga abazagukurikira. Urumva nta kinyirukansa kuri Rwema Solutions, nzayireka kugeza igihe umwana wanjye w'imyaka 3, nzayireka kugeza igihe umwana wanjye w'imyaka 3 ari we uzatangira kuyikoreraho neza. Ariko byibuze bavuge bati uyu ni uwundi Rwema Solutions tubonye, yego ikure gake gake ariko shuwa izijya. Abantu baze kumenya icyo baza kuhavoma kandi bakibone, babibwire n'abandi. Niyo mpamvu hariho akantu kitwa ngo share. Umuntu akunda iki kintu kugeza ku rwego akirangira abandi bantu nabo bakigira iki. Iyo cano iraza igatwika iminsi 2-3 bakaguhemba kuri 22 z'ukwezi bikarangira, ntacyo bimaze, ntacyo bimaze. Ubaka cano izaramba, izamara igihe, kugeza igihe natwe twarapfuye twaragiye, izakomeza igakora abantu bayikunda. Ibyo gutwika rero mubyihorere, yego mushake content nzima mubwire abantu, hanyuma uritwikiraho ibintu bizakugiraho ingaruka. Twatandukanye, harya batandukanye buriya birabanejeje, barishimye. Kandi gutandukana kwanyu byaba byiza rwose, mbisubiremo nk'uko nabitangiye, mutabizanye imihanda, bizakugiraho ingaruka zikomeye mu minsi iri imbere. Reka dusoza nihe nama wagira uno mu mama? Nave ku mihanda asengere kugira ngo ibi bintu babyibagirwe, asengere kugira ngo ibi bintu babyibagirwe, bibe ukuri bibe prank, asengere kugira ngo byibagirane. Kubera iki byibagirana kandi nafite YouTube channel ari gukora ibiganiro? Ntiwabonye ko ari mutoya se? Ntiwabonye ko ari umugore mutoya? Yego. Hanyuma se ubu ninjya kumurambagiza tukabana, nzaba mfite icyizere gute ko mu mwaka utaha atazanyanika imihanda nanjye? Kubeshya ntabwo ari icyaha gihanwa n'amategeko bitewe n'aho waba wabikoreye. Nicyo wabwira uno mupapa? Uriya wundi nataha ajye mu rugo, nako ari mu rugo. Naze kuri kamera agaragare avuge ko ashyize iherezo kuri iyi pranka, kandi ko yumvise inama agiye gukora ibintu bizima. Ba Buryohe karya twarabatumiye bazaze nabo, barayira abantu bose bafite amacano bazaza, ariko kamera oya. None se uratumira bafite amacano ntibazane kamera? Bazaze twishimane gusa mu byishimo bisanzwe. Kamera ntabwo ngiye, ntabwo ndi content. Ukeneye content arantumira, arishyura akantumira, nkaza tugakora. Hariya ntabwo ari byo bizaba bibazanye. Yego, ni ukwishimira abantu bose bo ku mihanda rwose muzaza. Bwe kubera iki uri kwasuminga ko amahirwe menshi ari pranka? Nuko abantu bose bari kubivuga. Cyo ni icyambere n'ababazi. Ubusesenguzi bwawe
mu busesenguzi bwanjye kuba bidakwiriye kuza imihanda biri reality biri ukuri byonyine bikaza ni ukuvuga bihita biba puranka nyine. wa mugani tuzabagwe gitumo rwereka nsoze hano haruguru se ni munyarukire erega rwe nubwo wavuze nawe nzi ko utuye Masaka ariko nubwo wavuze ngo utuye mu gace ka Masaka nubwo wavuze ngo mwikona ngo ni kure y'ahantu utuye muri Masaka nabonye bituranye njye nagiyeyo nakoresheje uriya mudamu ikiganiro ahantu atuye nabonye atari kure ntajya Prodince ndaza kukireba nabonye atari kure yahutuye uretse turebe mu kiganiro mbanze nkwereka ukuntu ari prank mu kiganiro kanze mbikwereke rwose reka nze mbikwereke kiri hehe twemikire mukundira musesenguzi bwe rwe reka nkikubwire ukiriho nkunda ko ufata impu zombi bibaye ari byo ukabivuga bibaye atari nabyo ukabivugaho gusa rwemati amahirwe menshi ndabona nta cyizere ufite icyizere cy'iki nyine uri gutekereza cyane ko ari prank ariko se prank umuntu akarira ko ngiye kukwereka umuntu akarira kuriya nyine ngiye kukwerekera ahantu bibera prank kurira se uretse ngiye utabishobora abandi nabo byarabananiye ntabwo ashobora kurira ntabwo nabishobora ari prank wabishobora nabyo sinabishobora ari prank ntiwarira uriya munsi wabona uzarira nyamara uzarizwa n'iki se amarangamutima azagufata ukasuka amarira nta muntu n'umwe uzi ikintu cyandiza iyo ngomba kurira ngenda kiza ariko arabivuze yarabitubwiye ngo hari ikintu kimwe cyakuriza ariko ngo udashaka kuvuga kugira abantu utazakigukorera bakazajya bahora bagikora ngo bakigukubitisha ntabwo ari byiza ko umuntu yerekana intege nke ze kuza kuvuga ari biriya byose rero baza kuvuga hariya ni ugushyira ku mihanda intege nke zanyu ni bibi cyane ko nabuze Gasarora wambuze wabona nimero yaravuyemo irimo ni uko iri kure muri kwa Gerard Nihera iki ngiki igira hino nkwereke kamegere kira mikoro urebe igihe bamubajije ubonye ukuntu ahise agira amaboko wabonye ziriya sinye zo ku mubiri urebe uko bamubaza ikibazo kuko aba atazi ikibazo mbere yo gusubiza utuntu akora nitwo twerekana ko ari prank rebe ku kibazo cya mbere ya body language ufokasinga aho harwema yego ubu kugeza ubu nta kibazo afite bari kwitegura kabonye ariko rwema n'umuti wame aha ni sawa biracyameze neza nta kibazo gihari kugeza ubu ibintu bimeze neza none se ko ari umuntu Gerard twizera utajya ukora amapranka
none se atabizi se ko hari twigendere. buretse nshaka kukwereka mbere byari urukundo bwa mbere ntabwo bari kuhamamaza ntabwo bari kwamamaza ibintu barabishenye wankurikiye aha hambere urahabonye hanyuma noneho urebe hano aho agiye guhimba inkuru ibyo byose rwose birashoboka kugeza oya nibyo nanjye ndabizi ibyo ndabizi ko ari true story. reka tugere plank ahantu bitangirira barahaye detinze twitahe igitaranyo cya byose ni plank c'est tout ni plank ngashyira miko urabibonye ni plank iyi ngiyi rwose gusa ni umukinnyi mwiza abarambagiza abakina amafilime yakinaga na filime ariko ni umukinnyi mwiza arakitinga neza gusa amenye ko tuzi kubireba Rweyimana iguha umugisha urakoze cyane reka tuvuge nakagaruka murabeho perezida w'imihanda sha aha naho kwa kangahe ejo bundi il reste 3 jours seulement ni 3 ni ku itariki 4 z'ukwezi kwa gatanu ku isaha nimugoroba ya 11 aho bizabera muzamagarirwe makuru y'ino nimero turi bushyireho ikirori si icyanjye nabishaka ibibwirire ndumva bihagije sawa sawa Gasaro TV.